ukajya urabona amasafuriya ukishyira mu kiringiti ngo utareba ahubwo ukarushaho kureba cyane. Abagore b'abandi wasambanyije bose bagatonda umurongo bagakunyura imbere ugakanura amaso ukajya wisha mu kiringiti. Dawidi ngo arababara ukirema mu rukundo utagira, ubundi ukababwira ati ndi guhinduka, umutima ukakubwira ati wowe urabeshya, ibyo bintu ntabwo byakugezayo, ukasama cyane. Ninde wandengera? Mana uri hehe? Mana we ko ndi kugerageza uri he? Oya shaka ukuntu ufunga udutobore turi mu mutima wawe. Mutima wawe ufite imyenge, uvuga ati Mana kuri gutinda kunjyana habaye iki? Ariko muri iki genzi gano bashaka kubaho cyane, ariko ngibaza icyo nzakora nyuma yo kubaho cyane ngo munacyo sinyizi. Kabwira Imana atari ko nuzuzaze. Nabwiye bene data turi gusenga turabizi Imana niza kunjyana ntihazagira umuntu uvuga ngo Imana inyongera igihe cyo kubaho. Tagonge n'igihe cyo kubaho. Oya Imana nizi zanjyane nzagenda ameze neza cyane. Ubu nzigambwira Imana ati nuza we uzasanga mbagaze mu mwanya wanjye neza, maze uzahamagara izina ryanjye maze nitabe, nzamuke shinjagira ndi umuntu w'Imana. Hari inyigisho zateye muri iki gihe ngo Imana izakongera igihe cyo kubaho. Ukora iki si? Urugwiro Family TV bafite ibikorwa byiza, nimuze mwese mwurebe. Dusengerera umukozi wawe ugiye kuganira ijambo ryawe, wamuhaye kubwira itorero, wamuhaye kubwira abantu bawe. Turasabye kugira ngo umwuka wera mushoboze, imbaraga z'Imana zimwururukire, kandi ijwi ryawe rigendane nawe mu izina rya Yesu. Natwe duteze amatwi kumva icyo wamuhaye kutubwira, kuko hari abantu bakeneye kuruhuka, haba mu buryo bw'umwuka, haba mu buryo bw'umubiri, haba mu buryo bw'iterambere. Abantu bakeneye kubona ukuboko kwawe. Itorero Mwami riri hano ikeneye kumva ijwi ryawe muri ibi bihe kugira ngo duhemburwe n'ijambo. Urakoze, turagushimye. Mwuka wera nabane natwe twese mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Haleluya. Haleluya. Fata Bibiliya yawe dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere ku murongo wa 18. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere ku murongo wa 18. Aravuze ngo mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bw'ahantu y'ibyawe, kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza, ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticura urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'ingwe imenetse ku byo kwizera. Muri bo harimo Humenayo na Alexanderi, abona haya Satani kugira ngo babyigire kutatuka Imana. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Nitwa Ndizeye Vedaste, nazanye na korali Ofrata, korali yanjye Ofrata, kandi nejejwe n'Imana mu mutima kuba ndi hano. Hano ntabwo ari ubwa mbere mageze. Shimye Imana ko nongeye kugaruka kandi ngasanga mukinkunda. Ibi rero bimba imbaraga kandi ngumva meze neza. Haleluya. Satani yaraturwanyije cyane mu rugendo rwacu, arahaguruka bikomeye, anyura inzira zose. Narwaye ibicurane bikomeye cyane, bwari ubwa mbere mbibonye, kandi naje ngibirwaye. Ejo rero numvaga gahunda yo kuza yarangiye, ariko numva ijwi riri kumamiriza ko ngomba kuza, kandi mu ijuru barambwira ngo nujyayo azaba ari impamvu yawe nziza yo gutuma Imana iguha umugisha. Haleluya. Rero byambaye imbaraga, kandi Imana ishimwe kuko uyu munsi ndi butahana umugisha w'Imana. Haleluya. Ijambo nshaka kubaganiriza ni ijambo Paulo abwiye Timoteyo. Aravuze ngo mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bw'ahantu y'ibyawe kera,
kugira ngo buduheshe kurwara intambara nziza ukomeje kwizera n'umutima uticira urubanza. Bene uwo mutima benshi barawuretse bahinduka nk'inguge imenetse ku byo kwizera. Arawo yatanzeho ingero harimo uwitwa Humenayo na Alexandre, ngabo Paulo yahaye Satani kugira ngo babyigire kutatuka Imana. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ijambo ririmo nshaka ko tuvugana ni ijambo ryitwa umutima. Biroroshye kuvuga ijambo umutima mu barokore kuko dukunda kurikoresha cyane. Nasanze muri Bibiliya ijambo umutima, Bibiliya ivuga umutima inshuro 764. Muri Bibiliya harimo inshuro 764 zivuga ijambo umutima. Haleluya. Izo nshuro rero ni nyinshi, Imana yagiye ibivugaho cyane ndetse n'abahanuzi n'intumwa bagiye bakoresha iryo jambo ryitwa umutima. Umutima rero tuvuga umutima biroroshye cyane, ntago ari umutima uyu nguyu utunganya amaraso mu mubiri. Hari umutima Imana ire mu muntu yamuhumekeye mu mwuka ngo ahinduke ubugingo buzima. Uwo mutima ni utuma tuba ubugingo buzima. Haleluya. Uwo mutima kandi ni ubushaka iteka gusenga. Niyo mpamvu uyu muntu abuze Imana asenga icyo abonye, ashobora gusenga igiti cyangwa ibuye kuko ari byo bimwegereye. Umuntu aremwe mu buryo bwo gusenga. Haleluya. Kuko umuntu biravuga ngo nuraramye. Umuntu akunda kurarama cyane kuko tuba tuzi ko intege nke zacu ari nkeya, tuba dukeneye iyo twakwishingikirizaho kugira ngo imibereho yacu n'ubuzima bikomeze bigende neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umwigisha wambanjirije wigishe mu iteraniro rya mbere yavuze cyane ko Imana ireba mu mutima. Imana ireba hehe? Imana ireba mu mutima. Ntabwo Imana rero ireba nk'abantu twebwe ntabwo tureba mu mutima. Ako kandi Imana yaragakupye irangije ikagira umwihariko. Iyo tuza kurebana mu mitima ntabwo byari gukunda kuko n'aya materaniro ntitwari kuyashobora. Ariko Imana ishimwe, haleluya, ko ariyo gusa ishobora kureba mu mutima w'umuntu kugira ngo imenye ibyo umuntu agira gute yibwira. Erega igihe umuntu agusuhuza ndetse ukakwereka ko akwishimiye ariko umutima ntubikozwe. Umutima ukakubwira ati nubwo umusuhuje ukamubeshya ko umukunda ariko urabizi neza kutagira gute utamukunda. Imana iza kubitubwira rero byari kuba intambara hagati muri twebwe, ariko turaza tugaterana wanatubeshya tukabyemera kuko nta gipimo dufite cyo kubipima. Ngo ariko mu ijuru baba barabireba barangiza bakabimenya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umuhanuzi Samweli ngo yarebye abantu bo kwa Yesaya. Nanjye niko nari kureba kuko nyamubona rwose Yesaya rwose nta bujiji yashyizemo. Iyo ndebye Yesaya n'umuhanuzi Samweli cyambona nta bintu bashyizemo birenze nanjye nari kubishyiramo kuko basanye abasore beza batojwe. Hari abantu baba baratojwe kugenda neza, hari abantu baba bazi kuvuga neza, imvugo zazo zimeze nk'iz'abafaratiri, sizi uko bigenda. Ugasanga rwose bashoboye kuvuga, bafite ukuntu batoneka ijwi bakarivuga buhoro cyane maze wakumva abantu bavuga neza, ariko imitima yabo igakora ibintu bibi kurushaho. Haleluya. Imana rero ishimwe kuko ari ishobora kureba mu mutima ibyo umuntu yibwira, ibyo umuntu atekereza n'ibyo umuntu agambirira byose ngo Imana irabireba. Haleluya. Ntabwo Imana ireba ibi tureba, twebwe tureba ibintu biri physical, ibintu dushoboye kureba. Dushoboye kureba ama uniforme meza, dushobora kureba abantu bari kuri indirimbo ziryoshye, dushobora kureba abantu bari kubwiriza bikomeye, dushobora kureba abantu bagize neza nk'uko bisanzwe, ariko Imana niyigera imitima yarangiza ngo ikayimenya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana irabizi. Yesaya yararebye aravuga ati niba atari Eliyabu ni Shama, sore beza cyane bafite umurambararo, sore beza cyane bafite ikirere cyiza, sore beza bahagaze neza, ushobora gupresenta imbere y'abantu warangiza ukavuga ati uyu arakwiye. Maze Shama Eliyabu akazana wabigendera avuga ati ni njyewe nta wundi. Hari igihe abantu bireba bakabona niwe wakwiye, ariko wowe udakwiye Imana ikabona ukwiye. Haleluya. Imana ntabwo ireba nk'abantu. Biratangaje cyane. Buriya hari abantu barebaga bakabona atari njyewe ukwiriye mikrofone, ariko mu ijuru bandebe bagasanga ni njyewe ukwiye. Ntabwo Imana imeze nk'abantu, nicyo nyikundira. Imana irareba ikavuga turakwiye, kandi yakwemeye bayakwemeye. Imana ishimwe cyane. Haleluya.
haba mu mutima, kuko ari ibintu byose ariho bikorerwa. Imigambi mibi nihiba, ubucakura n'ubwomanzi niho buturuka, uburimanganya n'ibindi byose ngo bikorerwa mu mutima. Umutima ni uruganda, ni ikintu kinini cyane. Hari umuntu umwe turi gusenga yogeze agira yerekwa, haravuga ati mbonye uyu muntu arimo ibimashini biri gukora, mbona harimo abantu benshi b'ingabo nyinshi, mbona ibintu byinshi. Ndavuga ati ibyo bintu byose biri mu muntu umwe. Umutima w'umuntu ni mugari cyane. Umuntu ashobora gushyiramo umukuru w'umudugudu, akavuga ati uyu mukuru w'umudugudu yanangiye raporo mbi, agashyiramo perezida wa korari, agashyiramo umushumba, agashyiramo abantu bamwimye isoko, agashyiramo abantu baturanye, abanze kumutumira mu bukwe, abamuteje ibibazo n'ibigeragezo, agashyiramo bene wabo batamwitaho, agashyiramo nyina utaramwigishije neza, agashyiramo se waharitse nyina, agakora ibintu byinshi ugapakira mu mutima. Ukabona umuntu ari kugenda ameze nk'ikibaro, kumbe yararengeye umutima hajemo ibintu byinshi, agenda ananiwe, ari kuvuga ati ariko Mana we, ibi nabigenza gute? Ngo ariko Imana ishimwe iyo igera imitima ikabimenya. Haleluya! Umutima buriya umutima wabesha twebwe, ariko umutima wawe ni wawubeshya. Pawulo aravuze ati ufite umutima uticira urubanza. Umutima uticira iki? Hari igihe umuntu arepeta cyane akaza akaririmba hano ati n'uwa mbere Yesu n'uwa mbere, aririmbye ari ukuntu muturyohereza ibintu bikagenda neza, ariko umutima ukakubwira ati urarushywa n'iki? Urarushywa n'iki? Umutima uba ukuze cyane. Buri ugiye ku ruhande ukabaza ati umutima wanjye urabibona ute? Yakubwira ati nuko bimeze. Ntagutinda nta no gushakisha, ukuze neza cyane kuko mwabyukanye. Noneho igigoye nuko ibintu byose ari bubibika. Nibwo ububiko bwawe. Abahanga bavuga ko umutima ufite ibyumba 4 kandi ngo bifite ibintu byose bikorerwamo. Mu uwo mutima harimo ibyumba, warubizi? Harimo ibyumba, hakabamo icyumba cya mbere ngo gikorerwamo ibintu umuntu yiziho. Burera abantu bariyizi nabo barigiye bajya bimenya, n'abantu bose bakaba babikuziho. Waruzi ko umunyamujinya ukaba ubizi ko uri umunyamujinya, maze n'abandi bose bakureba bakavuga ati nibyo koko uri umunyamujinya. Ugahaguruka muri korari ukavuga ati ariko perezida ibintu wiri gutubwira ni ibintu nyabake. Iyo viziyo yawe urabona yatugeza kwande? Akagukosora perezida nawe rwose akareba hasi akabura icyerekezo. Baba babizi nawe perezida ajya guha umwanya kuko abizi ko ibyo bintu bikora, akawugwa nawe yitaje cyane ati umuntu ari nige yangandagira ngamenekera ahangaha. Kandi akaba abizi akavuga ati ngiye kukubwira ubundi ngwemeze, ubundi ujya wireba uvuge ati kweli. Hari abantu bimana iwacu babita ba nyirakigunu, akimana cyane kandi akaba abizi ko rwose ari umwimanyi, maze bamuhamagara nyirakigunu nawe akitaba kuko arabizi neza ko ari karite nawe bayirwanira. Ni ibintu bikorerwa mu mutima w'umuntu akaba byizeho n'abandi babimuzeho, ntabwo rwose mukaba mubiziranyeho. Umugabo yigeze yirukanka ku mugore we kera, ubanza ubu bitakunda ribu yaraje amwirukangaho cyane afite agasuka. Abantu baramutangira ati ariko mu biki ushaka gukora ibiki? Aravuga ati muranyebe wese cyente umuntu jewe umugore namwiyamye kujya mbaza ibibazo bya buri kanya, ariko arakomeza akabikora. Tubaza umugore ati nawe urabizi ko umugabo adakeneye ibibazo bya buri kanya? Aratubwira ati ndabizi umugabo n'umugombe nabashaka kuvuga, niwe muntu nyine abashaka guceceka imisi yose, numubaza aho yiriwe naho yavuye, numubaza impamvu yakererewe, abashaka kuba hacecetse gusa. Ati ibyo rero igihe kiragera bikandambira nanjye ngamva navuze ubizi ko atabikeneye. Ibyo ni ibintu biba mu mutima w'umuntu. Ubundi ukagenda ukarundamo ukashyira mu mutima wawe ibintu bigakomera. Ndashaka kwihuta cyane. Cyumba cya kabiri ni cyumba kiba kirimo ibintu by'ibanga. Hari abantu bafite ibanga hano cyane rikomeye. Abarokora rukuntu bagenda bavuga ibintu ngo runaka yaraguye, oya ibyo ntago wabimenya niba yaraguye cyangwa ahagaze. Yesu yaravuze mureke urukungu n'amasaka bigire gute? Hari igihe wakwiye cyo kurandura ukarandura amasaka gusa, urukungu rugasigara rushishe cyane, rwajya kwera rukera ubusa. Ariko Mana yanjye we, ari iki cyise umutima wawe wakubeshya. Uragenda ukaza ukaririmba ukiyumanganya ukavuga ati Mana we, turi hafi yo kwambuka tukajya hakurya ya Yorodani, aho
tuzahurana Imana, umutima ukakubwira ati ntabwo uzajyayo, urimo urabeshya cyane. Ugahindura ritime ukavuga ati oya Mana sinzakuvaho, nzakugumaho iminsi yose. Umutima ukakubwira ati oya, nta nubwo wigeze umubaho. Ukongera ugashakisha, ukabyina igisirimba, ugasirimba cyane, Mana ndiko kunezeza. Umutima ukakubwira ati ibyo bintu urugusakuriza Imana. Ukongera ugahindura uburyo, ugashaka isima n'icyacumi, ukazanira umutambyi, Mana wewe, Mana nindebe neza. Umutima ukakubwira turarushywa n'ubusa, imirimo yawe izaba zero. Ugahindura karitime, ugahamagara bene se ukabatekera icyayi, ukirema mu rukundo utagira, ubundi ukababwira ati ndi guhinduka. Umutima ukakubwira ati wowe urabeshya, ibyo bintu ntabwo byakugezayo. Ukasama cyane, ninde wandengera? Mana uri hehe? Mana we, ko ndi kugerageza uri he? Oya, shaka ukuntu ufunga udutobore turi mu mutima wawe. Umutima wawe ufite imyenge, kandi aho Satani abonye agatobero hose arinjira. Jya ugerageza guhoma inzu yawe, ukuremo imyenge n'ibitobore, kugira ngo umutima wawe ujye uguhamiriza, ukubwire terega mu ijuru twagiye. Nubwo ufite ibibazo n'ibigaragazo, ariko mu ijuru tuzaruhuka. Nubwo abantu bakwanga mu isi, ariko mu ijuru Imana n'abamarayika bari kugupepera cyane. Haleluya! Umutima uragoye, ni ikintu n'ikikabati, ni ikintu kinini ugendana nacyo, kandi ibintu byawe bibi niho ubihisha. Ariko Imana ishimwe ngo iduhakunesha ku bwa Kristo Yesu. Icyumba cya gatatu kibamo ibintu umuntu yiziho. Agira gute? Yiyiziho. Neza ku kantu ufite mu ijosi di. Neza dufatanye turebe ko twakumvikanisha icyo dushaka kuvuga. Oh, Mama Moyize, Imana iguhumugisha. Uyu bamwita Mama Moyize. Haleluya. Umugabo witwa Dawidi ngo yakoze icyaha, asambanya umugore wa Uriya w'umuheti, abikora yihishe, agira ngo birarangiye, abantu ntibabimenya. Atuma kuri Uriya aramusindisha kugira ngo bizamwitirirwe kuko yari yatwise. Iyo byose birangiye biranga, ngo arangije yicisha Uriya, aramubwira ati mumushyire urugamba rukomeye, niba na ngombwa apfara abantu bazira akarengane, bakazira ibintu batazi, bakagwa mu bintu biraho, tukarwanirwa n'imbaraga z'ibintu bikomeye, tugasigara turi aho twarakubiswe turi bishushungwa. Ngo ariko Imana ishimwe kukirebera hose icyarimwe. Umunsi umwe Dawidi ngo yararyamaga, ngo akabona Uriya ari gutambuka, abantu bagira amayerekwa mabi, ubuzima bwabo bukagorana, bakarara bari ijoro ryose. Wabona mu gitondo mu rusengero biyumanganyirije, ukavuga ati mfite abakristo, kumbe baraye ku ijoro. Uriya yaraje akajya yikorera defilera, abantu basahuye iby'abandi. Abantu basahura bagasahura n'ibyombo, we ibyombo byo mu nzu, amasafuriya n'amasahani. Ubundi amasafuriya akamera amaguru, agakora defile. Ukajya urabona amasafuriya, ukishyira mu kiringiti ngo utareba, ahubwo ukarushaho kureba cyane. Abagore b'abandi wasambanyije bose bagatonda umurongo, bagakunyura imbere, ugakanura amaso, ukajya wisha mu kiringiti. Dawidi ngo arababara cyane, agira ingorane, agira ibyago, ngo akarara ari kurira ijoro ryose. Bwacya mu gitondo akiyumanganya, agahagarara hejuru y'intebe ye ndende ifite esikariye nyinshi, ngo ubundi ngo agahamagara abantu babyukiraga iwe, ngo akababwira iby'Imana no gukomera.
avuga ati mushimire Uwiteka kuko imbabazi ze nyinshi. Ati yatuneshereje amahanga, harimo Abahivi, Abamori, Abagirugashi, Abayebusi, Abamowabu, bose ngo agatondora amahanga yabatsinze, maze Abayisirayeli bose bakarambura amaboko bakavuga ati haleluya, haleluya, haleluya. Bwakwira Dawidi akabura amahoro. Imana iramwitegereza abona agiye gupfa nabi, bwira umuhanuzi witwa Natani ati Natani we ngaho nyaruka ugenda umuturebere, nugaraye mubwire ko yakoze ibyaha. Natani aba umuntu w'umunyabwenge, abazimana ati nashobora gute guhagarara imbere y'umugabo wishe umugabo amuhoye umugore we, nanjye njye kujyayo. Hari abahanuzi batagira ubwenge. Umuhanuzi umwegeze kubwira umupasiteri turi ngo ndabonye ufite amatwi ngaho y'ingurube. Abadiyakoni bamushyira ku ruhande, tutubwire tubibonye gute? Ati mbonye pasiteri afite amatwi ngaho y'ingurube. Okay, ubwo wabuze ubwenge jya kwa bene wanyu uzagaruke hashize igihe, ubanza ujye kwiga ukuntu abantu bagira ikinyabupfura. Barandenganije, abarokora muri iyi minsi baragoya. Gira ubwenge, ntabwo bapfa kuvuga gusa. Ujye ufunga utwenge turi ku nzu yawe utazizanira Satani. None napfa kumubwira se? Imana iravuga ati ariko kuvuza igitekerezo cyiza ati. Imana yamubwira ati none rero umenye ubwenge, uzagende kwa kundi musanzwe mukora umuhango w'Abayuda, kwari ukugera imbere y'umuntu ukuruta, ukitwikira umwitero, ukavugana n'umuntu ukuruta. Ntabwo ari ng'iby'ubu ngubu sigaye bagira akana kiga muri nayini hariya kakaza kari kuvuga ibyongereza bipfuye, karangiza akubwira ati papa how are you? Do you know me? I'm a student. Kakakubwira ibintu cyane bipfuye, kakaguhagarara hejuru kakakubuza umutekano. Ntabwo byabagaho kera. Uyu wavuganaga n'umuntu ukuruta imbere y'umushumba, wagomba kuvuga wunamye uciye bugufi. Ariko no kureba umushumba, ariko mushumba ubu nasoni kweli, ubwo ko ibintu mudohozamo mwabaye ba rusoferi, ibintu bya misoro ya buri munsi. Hariya amafaranga niyo azatugeza mu ijuru. Ntabwo byari byemewe icyo gihe. Iyo wavuganaga n'umuntu mama presidente, ntabwo byari byemewe guhagarara imbere ya presidente ukamubwira uko wishake, ngo ariko ayo mafaranga yose ngo buriya ngo wababaza icyo mwayakoresheje. Oya, ntabwo byari byemewe mwabagabo, ntabwo byari byemewe. Kwari ukuvugana n'umuntu ukuruta, ukavugana na wunamye kandi witwikiriye mu mutwe. Araza rero Natani n'ubwenge, arangije ngo yicara mu iteraniro ry'abantu baje kwa Dawidi mu gitondo kare kare, yitwikira mu mutwe. Dawidi arabyuka ati haleluya, abantu tamena, ati Imana yacu ni nziza, ati nzashimira igihe, nzabwira bikindi imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Yadukuye mu Egiputa, mu nzu y'uburetwa, aratuzana atujyana mu gihugu, avuga ibyo Imana yakoze arabirondora. Abantu bazamura amaboko ati haleluya. Amaze kwizihirwa, amaze kwibagirwa ibyamubayeho nijoro, abwira umuntu utari umuntu ufite ikibazo, atanashyira urutoke hejuru, ati ndi hano. Ati Natani urashaka kuvuga iki? Ati mwami, iwacu muri karitsiye hara mu mudugudu hariyo umuntu w'umukungu wakungahaye, afite amashyo, afite amashyo. Buriya mu Kinyarwanda iyo ufite ishyo ni nk'umunani, iyo zirenze biba byabaye amashyo. Afite amashyo, afite n'imikumba, afite intama ntiwareba, afite n'ihene nyinshi cyane. Ariko hari n'umukene, kumva iyo filozofi ntabwo ari kuyumva. Hari n'umukene ufite akagazi k'intama kabana n'abana be, kagasangira nawe ku meza, kakanywera ku gikombe, kakarira ku sahani ye. Niko afite gusa. Ngo ariko bukeye mu gitondo uwo mukungu, uwo mukire ngo agira umushyitsi. Umushyitsi araza, ahageze ngo umushyitsi afata akagazi k'intama kwa mukene, ngo bari kabagira wa mushyitsi, none mwami ntabwo warenganura uwo mukene, wamurenganura. Maze Dawidi ararakara, umujinya uramwica, arafureta, ibintu birarenga.
atayiwe ndababaye. Ati itegeko rivuga ko umuntu amwishyura kubye kane akamuha inamenye, ariko nciye iteka ngo mwamenyera igihugu uwo muntu akwiriye gupfa. Urwo mucira abandi namwe nibwo bazabacira. Hari abantu bigiza abantu b'abashinjabyaha bameze nk'abanyamategeko bari aho bemeza abantu ko ari abanyabyaha. Oya, jya wirinda, kuko uyu munsi biravuga ngo wowe uhagaze ujye wirinda utagira gute, utagwa. Imana ishimwe cyane. Arangije aravuga ati ndarama itegeko rishya we, uyu muntu akwiriye gupfa, akwiriye gupfa. Maze Natani wari wunamye yikura wamwitereye yereka umwami, aramubwira ati mwamuvuze neza, iyo ndugucira sinari kugukira. Imana yaguhaye abagore benshi, yaguhaye ariko wagiye gufata n'umugore wawe uri umwe yari afite, urangije uramusambanya mu iteraniro ry'abana arabivuga. Urangije dore wishe n'umugabo w'umuhoye. Niba bimeze gutyo nayo ndi kubona igihano wihaye kigukwiye. Abahanuzi nta mukino bagira. Araza kubwira ati narose wapfuye, ukamubaza ati sibwira ngo mbeho bigende bite, akakubwira ati senga, ati ko nasenze nejo, atongera amasengesho ugasenga kuva nibigenda. Yarangiza akigendera cyane. Araho babwiye ati nabonye Imana iri gusohora ibintu byose mu nzu yawe, mbona biratembye, aza umugezi muremure urabitwara. Aravuga ati sinakora iki ngo bigumaho. Umuhanuzi aramubwira ati komera cyane usenge. Umuhanuzi yarangiza akigendera, ntago babyitayeho ngo naratanagira gute, aragenda arigendera. Mugabo yikubita hasi witwa Dawidi, aravuga ati ndapfuye we, akanura amaso. Ngo yaririmbye Zaburi ya 51. Aravuga ati Uwiteka we, umbabarire gukiranirwa kwanjye, usibanganye ibicumuro byanjye. Erega mama yambyariye mu byaha, niyo mpamvu warebye umutima wanjye hatagaragara. Usanga ni habi kugira ngo nuvuga ugaragare ko ari we mukiranutsi, nuca urubanza babone ko uboneye. Maze umbabarire unyezeshe somu ndera, ndera ngo ubwoya bw'intama, unyeze ndahinduka ngo urubura. Umbabarire gukiranirwa kwanjye, inyama y'umuntu irandembeje we, Uwiteka mbabarira. Mbega ibibazo, ngo ararira cyane araboroga, nyamara ndabibonye. Ntabwo wishimira ibitambo mba mbiguhaye we, mbazanye n'ibitambo byoswa nabyo mba mbizanye. Ngo ariko umutima menye yuko ibitambo by'umutima umenetse ushenjaguwe, bene ibyo bitambo utazabisuzugura. Haleluya. Bene uwo mutima umenetse ng'Imana ntizawusuzugura. Ngo amaze kumena uwo mutima ng'Imana ibona Dawidi amennye umutima, araworoheje. Abantu afite imitima imeze nk'amahwa, afite imitima imeze nk'amabuye, wagira ngo ni amasarabwayi. Umuvugisha gato yagahita yasama, agakwasamira rwose ukabona byacitse. Aravuga ati Mana we, umutima wanjye uroroshye, injira mu mutima wanjye. Haleluya. Ayo Dawidi ng'Imana yumva Dawidi ageze ku ntego. Abivuga cyane, abagaragu n'abaja baraho n'abaturage. Maze Imana ibwira Natani ati Natani subirayo se, garuka Natani we. Natani aravuga ati ngo ngaruke ngo iki, genda umubwire ko mubabariye icyaha, uretse ko ingaruka zo nazibabarira. Hari abantu turi mu ngaruka z'ibyatubayeho kubera ibyaha twanyuzemo tukasayisha. Umunsi turi mu ngaruka, nyamara Imana yaratubabariye ibyaha. Genda ibwira Natani ati Natani mubwire yuko mubabariye, hanyuma ingaruka zizakomeza. Natani aragaruka. Dawidi abonye Natani agarutse ngarongera aricara, ngo yari yikubise hasi yisize ivu, yishwanyagurijeho imyenda. Arabaza ati Natani kugarutse, ati mu ijuru bavuganye nanjye. Ati bavuze iki? Ati mu ijuru icyo bavuze yuko Imana ikubabariye ibyaha byawe, atariko hari ingaruka zizakomeza. Izi ngaruka ati wafashe umugore w'abandi umusambanyiriza mu rwiherero ahantu hiherereye, ariko abo bazabasambanyiriza ku musozi ku manywa nyaruhango, kandi nzabaha umuturanyi wawe. Umuturanyi wawe. Hanyuma ibyo nibimara kuba, kuko wafashe umugore w'abandi ukamusambanya, umwana mwabyaye agatwita, uwo mwana uzavuka nawe azapfa. Icya gatatu aravuga ati uzaniye urugo rwawe ingota.
Dawidi aravuga ati nibyo gusa, aravuga ati nibyo gusa, ati Imana ishimwe, ati nataniwe, yaba waruzi ijoro ryanjye ibyo ntacyo bintwaye, abagore bazabajyane kandi umva abagupfa bazapfe, ibintu byose bizakomeza uko Imana ibivuze. Ariko ndashima Imana cyane kubw'imbabazi zayo. Mujye mushimira Imana imbabazi, imbabazi zirakomeye kurusha ibitambo. Imana ishimwe cyane. Imbabazi z'Imana niko gukiranuka kwayo. Imana ikobari ikiranutse, Imana ikobari bigeze ku ntego, Imana iguhaye imbabazi bigeze ishaka kugera, ujya wishimira imbabazi z'Imana. Maze Natani arigendera, Dawidi aravuga ati munzanire inanga. Bazana inanga mu gikari, barangije baramwegereza, arimba Zaburi ya 32, aravuga ngo babarirwa ibicumuro bye, maze ibyanjye bigatwikirwa. Nyamara ngicecetse ng'amagufwa yanjye ashashwaga n'umubabaro, ngo ariko Imana ishimwe. Haleluya. Ngicecetse niyumanganyije nabihishe, amagufwa yanjye yashazishwaga n'umubabaro no gutaka kukaba kwisha umutima wanjye, ngo ariko Imana ishimigirira neza Abisiraheli. Muhereze Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Haleluya. Cyo ni icyumba kibamo iby'abantu bihishe. Bene data abarokore dufite ingorane, tugenda twihishahisha, ibintu byaratunaniye. Satani akavuga ati bihishe cyane, bihishe we, hatagira ubirabukwa. Abarokore basigaye bafite amagambo, niba turabizagukoraho, nubibwira umushumba nazabiceceka, nuvuge ko byabaye bizakomera, ceceka rwose umira umwuka. Abarokore bafite ingorane cyane, usigaye babaza ati uzajya mu ijuru, ati simbizi pe, ati naho Imana niyo yabimenya. Niba utazajya mu ijuru se ibyo bakubwiriza ni ibyiki? Niba utazajya mu ijuru se indirimbo zawe zimaze iki? Niba utazajya mu ijuru se amaturo yawe amaze iki? Niba utazajya mu ijuru se ayo ma uniforme yawe amaze iki? Kujya mu ijuru niyo shingano, niyo target, nicyo gipimo, nibyo bituzana hano, nibyo bituma turi mu rusengero. Nuko tuzajya mu ijuru aho tuzaruhuka imiruho n'imihati, aho tuzarimba Hosiyana, aho tuzabwira Imana n'umwana w'intama, aho tuzarimba indirimbo z'amazamuka, tukarimba indirimbo ya Mose, maze tukavuga Uwiteka nahimbazwe, tukarimba Hosiyana, tukavuga ngo Imana ishimwe. Aho no tuzarimba ya ndirimbo kuvuga ngo noneho nacyumubabaro untwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Ijuru ibyo birakwiye, mu ijuru nta mubabaro. Nanditse hari hamwe ne data, ndamubwira ati ndimo gufashwa cyane, ndumva ibintu bimeze neza. Turaganira, arambwira ati ariko tanuko hari igihe by'isi bigukurura, ati nyamara mu buzima twigeze kubamo twibereye mu Mana gusa. Mwene data n'umucuruzi cyane. Hari atarige twabaga twibereye mu Mana. Jean Marie Imana mumugisha. Twabaga twibereye mu Mana, turaho ngaho nyine tukaririmba cyane, twambaye ingweto z'ibinyurane, turaho nyine turaho. Ariko niba ari igihe nishimye cyari icyo gihe bene da, icyo gihe nari nishimye pe. Najya kuvuga ati ntacyo umubabaro untwaye, bakavuga ati kuri umukenesi, ibyo nzabyibagirirwa kwa data, ngo mvuvuze ubusa. None umbwiye ngo ndumukene umutima wanjye urabyimbangarirwa meze nabi, ngavuga tubanze iyi minsi itameze neza. Nuko mu ijuru hakwiye kunyegera ngumva mfite ibyiringiro byo kujyayo. Hari igihe narotaga abamarayika baje kuntwara, ngavuga ati Imana kuri gutinda kunjyana habaye iki? Ariko muri iki gihe nsigaye no bashaka kubaho cyane, ariko ngibaza icyo nzakora nyuma yo kubaho cyane, ngo munacyo sinyizi. Ngabwira Imana ati ariko nuzuzaze. Nabwiye bene data turi gusenga turabizi, Imana niza kunjyana ntihazagira umuntu uvuga ngo Imana inyongera igihe cyo kubaho. Tagonge ne igihe cyo kubaho. Oya, Imana nizi zanjyane, nzagenda ameze neza cyane. Ubu nsigaye mbwira Imana ati nuza we, uzasanga mbagaze mu mwanya wanjye neza, maze uzahamagara izina ryanjye maze nitabe, nzamuke shinjagira ndi umuntu w'Imana. Hari inyigisho zateye muri iki gihe ngo Imana izakongera igihe cyo kubaho. Ukora iki si? Ukora iki? Ngimana ngo yongereye ngo Lazaro muzura, no si kwa Lazaro ubu ngubu bakubwira ngo ujye waherekana. Kwa Lazaro ni hese? Wa mukobwa kwa Yayiro satuye.
barapfuye. Ibyo rero ni kimwe, gupfa mbere na kera byose itize semu, ntabwo bitandukanye. Ntazagira umuntu uzana ibibazo bya none ngo komeza ubahe ngo rikisi. Yesu nabona nguye kugenda azaza ambwira ati tugende, kandi nzagenda nezerewe. Mbwira Imana ati Imana himbazwa. Haleluya. Ntabwo umubabaro ntacyo umubabaro ukinwaye, ntacyo umubabaro unwaye. Muroko rutinya gupfa, bafite ibintu byinshi, bafite utuntu twinshi. Ariko Mana we, ariko Mana tugiye gusenga Imana. Icyumba cya kane oya kiramo ibintu umuntu atazi n'abantu batabizi, bizwi n'Imana. Biravuga ngo ibyaha bya bamwe bigaragara hakiri kare, arabo twabonye kandi twarabaciye. Hari n'abandi bijyanye baragenda barahera. Ibyaha bya bamwe bigaragara mbere, ariko hari n'ibyaha bizaza mbere bikazaza nyuma. Hari abantu bazagara imbere y'Imana ati twarahanuraga mu izina ryawe, avuga ati ko mu ijuru batigeze bakumenya. Hari ibyaha bizagaragara nyuma, ariko Imana ishimwe iduha kunesha ku bwa Kristo Yesu. Tugiye gusenga Imana. Kwiye gutuga umutima. Mwana wanjye Timoteyo ndakwihanangiriza ngurikije ubuhanuzi. Hari impamvu Imana itubwira amagambo, ntabwo ari kuvuga gusa, nubwira ngo buduheshe kurwana intambara nziza dukomeje kwizera n'umutima uticira iki urubanza. Antoine, Yesu aguhe umugisha. Erega ndagukunda cyane. Ariko Mana we, hari igihe numva nakwigendera. Nkumva mu ijuru hari umuntu ugeza nkumbuza mu ijuru. Twarasenze turi hano kuri za Kanyarira, mu gitondo kare kare twaraye ijoro. Ngiye kubona mbona asimbukiye mu gitara, azamuka nk'akantu kari arazamuka aravuga ati ngumbuye ahera we, ati ngiye mu ijuru. Ndavuga ati cyama ngigira mu ijuru. Nta muntu wanyishyuza imyenda mfite ndi mu ijuru, nta n'umuntu uzanshira witeka ndi mu ijuru, nta muntu uzambwira ko mvuka mu muryango mubi, nta n'umuntu uzareba uruhanga rwanjye runini, nta muntu uzitegereza urukara rwanjye ngo Yesu ko azasa nanjye niko nzasa, nzaba nkeye we. Baririmbye bavuze ngo nimurebe uko nirabura, umukunzi wanjye arankunda bidasanzwe, ngo azandimbisha mu nyoberwe, ngo nguye hedi nsohotse mu nzu yo kurimbishirizwamo. Mwari muzi ko inzu yo kurimbishirizwamo ari urusengero? Hano niho turimbishirizwa. Nutarimba neza ngo usohoke urimbye usa neza, mu ijuru bazakwihakana. Ariko Imana ishimwe, ndumva ameze neza. Fata umutima wawe ushyire ku murongo. Hari abantu bafite umutima uri kubacira urubanza hano, ngo tubingingire kuri Nyagasani maze abagirire neza. Niba ufite umutima uri gukurega, haguruka dusenge. Ufite umutima uri gukurega, haguruka dusenge. Ubwira Imana ati umutima wanjye urukundega, ariko ndifuza kugira umutima mwiza. Maze umutima wawe gira bwangu uri murangereza. Haguruka witinda. Haguruka. Tubwire Imana ngo Mana tubabarire utweze, maze tubone imbabazi z'Imana. Tubone uko twegera hera, maze dusibe ibinogo, dusibe imyenge iri mu mutima, maze inzu yacu tuyihome ibe nzima, kugira ngo Satani abure yakwinjirira. Reka dusenga Imana duhagaze, hanyuma n'umushumba wacu abe yagera hafi kugira ngo dufashe gusengera abantu barwaye. Haguruka dusenga Imana.